duhindura ingingo ho gatoya aho tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ubukorerabushake mu rubyiruko no kwihangira imirimo. Abatumirwa bacu bamaje kuhagera muri studio, tugiye kuba turi kumwe. Nibyo rero abatumirwa bacu bahageze, turi kumwe na Eric Uwizeyimana. Uyu nguyu ni urubyiruko rwo gukorera ubushake cyangwa se volunteers, ndetse akaba ari n'umuhuzabikorwa w'urubyiruko rw'abakorerabushake mu karere ka Kicukiro. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Yego, turi kumwe kandi na Anastase Muhirwa. Uyu nguyu ni rwiyemezamirimo, nawe araza kutubwira byimbitse bijyanye n'imikorere. Mwaramutse neza? Mwaramutse neza, muraho? Yego, mwese rero tubahaye ikaze, muradusanze. Tugiye kuba tuganira n'abanyarwanda rero ndetse amatwi muri rusange, tureba umuco w'ubukorerabushake n'indangagaciro ikwiye kuranga buri wese, tuze kureba ndetse n'iterambere rizava mu gukorera ubushake. Hanyuma rero iyi ni inyito kandi iri no mu ndangagaciro z'abanyarwanda koko. Reka turebe inkomoko cyangwa se nahihura n'ubundi n'umuco w'abanyarwanda cyangwa indangagaciro, ubundi tunabyinjiza nyine muri Youth Volunteers cyangwa se urubyiruko rw'abakorerabushake. Tubwire wenda aho amavu n'amavuko dusubiza inyuma ho gake, tuze kureba n'uburyo byaje kuba umuco w'abanyarwanda muri rusange. Bwana Eric. Murakoze cyane Celestin. Umuco w'ubukorerabushake nubwo abenshi uyu munsi nibwo bacyumva Youth Volunteers cyangwa se urubyiruko rw'abakorerabushake, ariko umuco w'ubukorerabushake n'ubwitange ni umuco w'abanyarwanda bo hambere. Iyo ugiye mu ndirimbo yubahiriza igihugu, hari aho bavuga ngo abakurambere b'intwari bitanze batizigama, bararuhanga ruva mu bukombe. Nibyo, iyo hatabaho kwitanga ngo habeho ubukorerabushake buganisha mu kwitanga, ntabwo iki gihugu cyari guhangwa. Rero nyuma yaho gato ejo bundi, nubwo abantu bashobora kumva ko ari bishyashya, ni ibya kera, ahubwo ahagana muri 2010 cyangwa na 2013 aho ngaho, abasore n'inkumi bari muri kaminuza bake cyane, nyuma yo kurebaho urubyiruko rundi rugenzi rwacu rwafashe ya mbere ruza kubohora igihugu, ruritanga, rushyiramo ubushake. Natwe twaravuze ngo reka turebe ese ni iki uyu munsi twebwe twakora kitari urugamba rw'amasasu, dushobora gushyiramo noneho ubukorerabushake n'ubwitange. Ni ikihe kintu tugiye gukora? Aho rero niho igitekerezo cyaturutse, ariko n'ubundi gishamikiye ku muco wari uhari, ariko turavuga ngo reka tubijyanishe noneho n'ibiriho by'uyu munsi, n'inkundura cyangwa se n'urugamba igihugu gifite mu iterambere n'imibereho y'abaturage. Icyo gihe rero byatangijwe n'abantu bakeya, birakwira. Ndibuka 2013 rwose uwo muco niho watangiye gukwira mu rubyiruko. Bari bake, twari bake icyo gihe. Nanjye ngire ngo nari ndi muri abo mu 2013 nari impari. Twatangiye turi bakeya, ariko tuvuga ngo reka hajyeho urubyiruko ruhore mu mirimo itandukanye y'ubukorerabushake y'ubwitange, bibwiriza, nta muntu babwiriza, cyane cyane twibanda mu gukumira ibyaha ndetse no gutanga amakuru ku cyahungabanya iby'inkotanyi zagezeho, iby'igihugu cyagezeho. Turavuga tuti reka tubanze dufate aho ngaho, tujye twibwiriza. Nta mpamvu yo guca ku kintu cyangiza ibyagezweho muri quartier cyangwa aho wiga, aho ugenda, ngo biceho birebere uvuge ngo birareba umuyobozi cyangwa se undi muntu runaka. Ejo umujyi wa Kigali uzutubwire ko tugomba kwita ku isuku y'umujyi byihariye. Mbonye imodoka yinjira mu isa nabi n'amapine ameze, zigomba ko yogeje amapine rwose. Uri umukorerabushake hari, erega umukorerabushake na Celestin na ni twese mbese na mugenzi wanjye, twese turi abakorerabushake. Ubukorerabushake rero kugira ngo ube we nyawe, nuko uba ufite gukunda igihugu byimbitse. Twese dukunda igihugu, ariko ntabwo tugikorera kimwe. Rero aho hantu hari itandukanirizo, niho ruzingiye. Celestin ukunda igihugu cyane, na mugenzi wanjye na Rwema, ariko tugikorera kimwe. Aho rero twaravuze ngo reka noneho dushireho abantu twigisha uwo muco, ariko noneho dutagetinge urubyiruko. Niyo mpamvu mwumva hazamo youth
wenda uyu munsi ngenda coordinator kandi ya myaka y'urubyiruko nayivuyemo ariko turavuga tutireka tuhere ku rubyiruko nirwo gihugu cy'ejo cya none n'icyejo nidutoza uwo muco w'ubukorerabushake wo kwitangira igihugu cyawe wo kwimakaza gukunda igihugu mu gitondo ukabyuka ukavuga ati mu masaha 28 mfite y'umunsi ngomba gushakamo byibura nkane ndi bukoremo umurimo wo kwitanga n'ubukorerabushake. Rero naho igitekerezo cyaturutse biraguka ku buryo uyu munsi ndibuka mu karere ka Kicukiro dutangira 2013 twari abantu 29 ariko uyu munsi turabarirwa muri database yanditse neza turasaga 35. Urumva n'ahandi utundi tuye twagiye buri wese ufite umubare buryo uyu munsi turi hafi miliyoni isaga y'abantu bumva bashobora guhana igihango n'inkotanyi, kuko niho twebwe uyu munsi turebera hafi aha, niho turebera hafi aha abakurambere b'intwari babandi tuvuga tuzi twumva dufite abatubanjirije ariko dufite nabo tureberaho uyu munsi bakiriho bitanze batizigama babohora igihugu bahagarika jenoside yakorewe abatutsi kandi nta gihembo. Aba rero uyu munsi nibo tureba hafi ahangaha turi kwigiraho, turavuga reka tugirane igihango nabo ibyo bagezeho hatagira ubihungabanya tureba. Ubwo rero uranavuga uti ni imyaka 30 wa mugane urugendo rwo kongera kubaka igihugu nuko gukora bushake iyo butabamo ntago biba bimeze ukunguko. Ndakurahiye ntago byari kugenda nta nubwo byari gukunda kuko inkotanyi nkuko twumva amateka mu gutangira urugamba bari bake cyane ugereranije n'ingabo za Habyarimana n'abamufashaga. Hari abafaransa, hari abazayirwa, ari iki abamusapotingaga bari benshi kuruta abasapotingaga inkotanyi. Ariko mucyo barwaniraga hari mu bwitange avuga ati n'amaraso nzayamena ariko dusubire mu gihugu cyacu ndetse tugire igihugu kizima kizira umwiryane kizira amacakubiri, tugire igihugu cy'ubumwe bw'abanyarwanda. Hanyuma Anastase, umuntu ashobora kumva ngo a young entrepreneur in a cottage industry, umuntu yakumva iki? Murakoze. Iyo uvuze young entrepreneur in cottage industry bishatse kuvuga n'urwemezamirimo mutoya ariko ukora ibintu bitari niba nabyita bitagutse cyane. Iyo urebye abakozi, iyo urebye isoko riba rikiri ku buso butoya, abakozi ari abo mu muryango cyangwa se abandi bantu batoya bakorana bagahereza ibicuruzwa cyangwa se ibyo bakora kw'abo bantu bari begereyeho. Nicyo twita cottage industry. Ni umuntu ufite abakozi batari benshi agakoresha cyane cyane imbaraga ziturutse mu muryango, imbaraga ziturutse mu bantu bamwegereye, kandi akaba atarabasha kurenga mu ndimi z'amahanga local market. Hanyuma ibyo mubihuza gute n'ubukorerabushake mu rubyiruko no kwihangira imirimo? Ubwo rero tugane umurimo wahanze tuvuga ngiye nkora ibi ngibi noneho tuze kureba yuko ubukorerabushake butari ku muntu gusa udafite ibindi bintu akora, turebe ko n'umuntu uri mu kazi nawe byamuranga. So ikintu cya mbere umuntu agomba kumva niba uvuze ubukorerabushake icyo bigufasha kugira ngo waguke mu mitekerereze. Iyo ugiye gutanga imbaraga gukorera ubushake biguhereza amahirwe yo kumenya ese niki kiri kubura ku isoko. N'urugero ngewe ndi gufasha abantu muri covid, ndimo kubabwira gukaraba, urareba ukavuga ese abantu ko bakaraba kandi umuntu ashobora gukoresha sanitizer. N'urugero mu kimbo cyo gukaraba bikamurinda guhagarara ku murongo, ngewe nabibyaza ute ayo mahirwe nayabyaza umusaruro? Icyo ni kimwe, birakwagura bikagufungura kuko uri kuri tere uri kureba iby'abantu bari kubura n'icyo nawe ushobora kuzana. Iyo uryamye ntabwo bigarukira gusa kuri wa musanzu watanze, kuri wa musada watanze, uravuga ese niki bya bindi nabonye biri kubura nakora kugira ngo mbashe kubyuzuza. Ikindi, niba umuntu yarabashije gukora adategereje igihembo, kwihangana muri ya business yatangiye birashoboka, kuko uravuga ngo uyu munsi ntabwo biri gukunda ariko ejo bizaba biri gukunda, ukagiramo akantu twita consistency na persistence, ari byo bituma umuntu ashobora
kumara igihe kinini agerageza. Ikindi bigufasha ni ukutaba rwiziringa. Uyu munsi urareba ukavuga ngo ibi ngibi abantu babikoze gutya, ibi babikoze gutyo, kuko uri kuri tere, nagiye ngiye kuvolunteeringa, nagiye ngiye gutanga umusada, ariko wabihuza n'ibyo ubona hano n'ibyo ubona hirya, bigatuma uhindura imitekerereze ukavuga ngo ngendeye ku byo mbona kuri tere, noneho nanjye shobora kubibyazamo umusaruro nkaba nagira icyo nikorera. Urugero nkanjye ibyo nkora sinigeze mbivugaho, nkora ibintu bijyanye n'ifarini, ibyo twita patisserie na boulangerie. Ubwo nimvuga patisserie abantu barumva ibintu bijyanye biva mu mavuta, ubwo ni amacapati, ni amandazi, n'amasambusa. Noneho ibindi bya boulangerie ni imigati n'amakeke, ibintu byose bijyanye na patisserie na boulangerie nibyo nkoramo. Mbikora ndi n'umunyeshuri. Iyo urebye uburyo ubuzima bumeze mu iki gihugu ukabihuza n'amafaranga yo kubaho bamwe bahabwa, ubusanga nyine biragoye. None se ko ubizi neza ko kwigana amafaranga atari byiza nkuko twajyaga tubivuga, ubihuza ute wowe? Kwigana amafaranga sinavuga ko atari byiza, ariko no kugira ngo ube ukeneye amafaranga ubundi birakwara ukwigana. Kwigana tw'abanyeshuri twabihuje ni ukuyigana, kwiga uyafite. Yego nagaciyemo. Ntabwo wavuga ngo kwigana amafaranga si byiza, ahubwo kutayagira nicyo kibazo, kuko bituma uhora ufite umutima uhagaze, yaba ibyo wiga n'ibyo ukora ntihagire icyo ubasha kugeraho, no gutsinda bikanga. Ariko uko ubona icyo navuga ikibura ku isoko, icyo abantu babura muri community, nibyo bituma ubasha kugira ibitekerezo n'ibyo mvuga bya business idea. Utagiye kuvolunteeringa, utabonye exposure biciye muri bwa bukorera bushake, ntabwo ubasha kwigatera. Ukuyibaho keshi nibwo ubona icyo nakita gaps, ibibura icyuho ku isoko, then nawe nk'urubyiruko bikaguhereza igitekerezo cyo kugira icyo uzana ku isoko kugira ngo ubashe gufunga cyangwa se kuziba cyacyuho gihari. Hanyuma mubo mukorana mufitemo aba volunteers aho ngaho patisserie na boulangerie? Ntabwo navuga ko iyo bije muri business umuntu abago, nkatwe twatangiye dusa nkaho tudateganya inyungu, tuvuga ati reka turebe ko twagerageza nkorana na mugenzi wanjye. Ariko iyo bije rero kuri business umuntu ari gutanga, niba ari gutanga imbaraga ze kuri wowe, nanjye nka rwiyemezamirimo nanjye aricyo mugomba. Ariko wenda family member, abanyamuryango bamwe hari imbaraga batanga badategereje kureba izo nyungu, ariko kugira ngo barebe ko bashyira itafari ku iterambere ryanjye. Ariko iyo bije ku bandi aravuga ndagukorera iki ngiki, nibyo nanjye hari icyo ndi bubone, kuko ni business. Tugira rero kunguka twembi, akamereza icyo yamaye nanjye nkagira icyo musubiza. Ariko bidakuyeho ko hari ubwo natwe tubikora mu buryo bwo kugira ngo tubone amahirwe yo kumenya ese niki kiri kubura dushobora kongera kwagura kujya gutanga ku isoko. Kora ko leta ukomeza kubera ko impamvu twanahuje urubyiruko, icyo ni cyambere no kuba kandi we yanihangiye umurimo, nuko twagira ngo turebe ko n'umuntu uri mu kazi yego ariko agomba kuba atanga umusanzu mu gukorera igihugu, gukora bushake ko urubyiruko n'imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Ariko rero iyo kuzikoresha gusa mu nyungu gusa yagiye muri business, ariko naho ari umusanzu mu kubuza kwibakira igihugu ko arakora hatekanye kubera ko agizemo uruhare, ari wigende muri kakaza araca mu muhanda nahakoreraga ni mu nzu yubatse. Yego ejo se ntibyagenda ukundi atabigizemo uruhare ngaho jya mbere. Noneho nubakiye ku byo uvuze Eric, twarababonye aba youth volunteers mu gihe twirindaga icyorezo cya COVID-19 na n'ubu bigikomeje, aba youth volunteers bariyongereye babaye benshi. Hanyuma nko muri Kicukiro, reka tuvuge noneho mu gihugu muri rusange aba youth volunteers babaye benshi, hari n'abanemeye no kutubwira n'uri ku rwego rw'igihugu, ntabwo ari Kicukiro gusa. No mu matora turababona
b'abakorerabushake. Ibi bivuze iki ko nk'urubyiruko mubo nk'imbaraga z'igihugu, bivuze iki ku rubyiruko cyane cyane bashishikarizwa ku gukunda igihugu? Natwe urubyiruko biratureba cyangwa ni ngombwa ko duhatira uhita nakomeza natubwiye yenda n'ingero zimwe ugarutseho, ariko nabihuze kuko hari abamenye wa mugani ngo bandi bakarabyaga abantu akumva nibirangiye, akumva rebe n'inshingano za volunteers mu buryo bwagutse, abihuza n'ibyo mugenzi wongera kuri reka mbere kucyo yaravuze atese natwe biratureba. Ariko mbere yuko ninjira aho ngaho reka numvise mugenzi wanjye avuga neza cyane rwose ati volunteerism cyangwa se kuvolunteeringa ahantu kuri tere ugenda ahantu bituma ugira ijisho ari ryo gukumira icyaha, ari ryo kureba gapu cyangwa se icyuho gihari. N'umusaruro wa mbere ubuvuyemo kuri wowe cyane rwose. Aranavuze ati ntabwo waryama mu rugo ubwo ni ishuri utagenze, akanyoni katagenze ntabwo kamenya, tagurutse ntikamenya iyo bweze. Urakoze cyane. Numvise bihura rwose. Ikindi wenda ntari ninjiramo neza nuko mu kazi dukora twese ahangaha muri hatarimo volunteerism, hatarimo ubwitange, ntabwo bigenda neza. Ngiye ngo kubera intwari bisaba kwitanga, ukahita hatangira kuvuga ngo urugukorera ijisho, ukorera ku jisho. Urubyiruko rw'abakorerabushake rwaje kugira ngo rwigishe urundi rubyiruko n'abanyarwanda muri rusange gukora udakorera ijisho, kandi ubona ikibi utarindire ngo runaka niwe bireba kuko uri umunyarwanda. Ubwo ni nkore neza bandebereho rero, neza bandebereho uw'intangarugero. Aha rero aho ari gukorera yakabaye niba ari muri yanze akoreramo hari isuku, yego yaba ari na mugenzi uri hari umuteza umwana akafata ariko umuntu aranteza umwana abangamiye abaturage, abangamiye abaza ahangaha. Iyo uri umukorerabushake rero ibyo bigomba kuba bisobanutse kuko uri ishema ry'igihugu. Ngaruke hano aravuze ati se twese biratureba, nicyo kare navuze. Umuco w'ubukorerabushake, umuco w'ubwitange ku gihugu cyawe biratureba nk'urubyiruko by'umwihariko, kuko uyu munsi uri umuyobozi wa none, uri umuyobozi w'ejo hazaza mu myaka 50 iri imbere. Utubatse uwo muco rero ngo ube ugumeho ugumane, twaba twibeshya cyane kuko twabonye icyo umaze bitandukanye. Ngarutse gato hari dusura Gikobeje ubundi hari waduhaga amateka aravuga ati inkotanyi zararasaga zikarasa kwa Habyarimana, ati bakaturasa turya, bakaturasa turi kunywa, tudusanga ntago barirwana kinyamwuga, bararwana mu buryo bw'akavuyo. Gikoba aho ni mu burasirazuba, bura tujyayo tugakora tukajya ka Gitumba kugira ngo twiga ya mateka dufashe ubukorerabushake n'iki. Yego, hanyuma ni ngombwa ko twese tujya mu bukorerabushake tukinjiramo, ntago tugombera imyaka. Gukorera ubushake volunteerism ntireba imyaka, ni mu mutwe no kubyiyumvamo. Hanyuma Celestin ati inshingano buriya twatangiye buriya mu by'ukuri tugitangira inshingano yari nini hati zindi, yari crime prevention, gukumira ibyaha bitaraba tugatanga amakuru ku nzego zishinzwe kubikurikirana. Erego uyu munsi hano nta mutekano hari, ni radio ntago yarimo. Ibaza ariko nk'ubu tuba turi mu kiganiro gutya ukumva abantu barimo bakomangana cyangwa barimo bavuga nabe ubumvira hanze, wakumvise isasu rica hejuru hano se uwanze ugakupuka banze ukajya kureba ahubwo se wagiye munsi yayo mezi. Suko nukuvuga ngo rero ubwo ikiganiro ntikikibaye, ubutumwa twagatanze ntibukibaye. Yego komeza shoboka. Iyo niyo ya mbere ihati zindi gukumira icyaha, tugasigasira iby'inkotanyi zakeseho, iby'igihugu cyagezeho. Iyo ni yari niyo yari iya mbere, niyo ntego ya mbere. Hanyuma hajyaho ibindi, turavuga ngo gukumira icyaha kitaraba, ariko nanone hari umuturage hariya ubangamiwe n'imibereho, human security issues. Burya umufite umuturage uri hariya hepfo yakenera kujya ubwiherero bumuvira, imvura iri kugwa, nta nubwo icyo gihe biza neza. Urumva umuntu afite umutekano, nabwo twaravuze ngo hari ibyo byangiza bishobora kwangiza umutekano muri rusange, ariko noneho tujye mu mibereho myiza. Ubwiherero budatunganye n'indwara ziterwa n'umwanda cyane rwose. Turavuga kandi si kuri we n'abaturanyi bazigeraho cyane rwose. Turavuga ngo reka noneho uwo muturage tugiye kumufasha adafite ubushobozi. Hari abafite ubushobozi, ababufite
ba ntibindeba nk'uko twabivugaga tubakangurire tubashishikariza. nawe ntabwo tujya gufasha umuntu ufite ubushobozi, ahubwo uruhare rw'urubyiruko rw'abakorerabushake cyangwa umukorerabushake uramubwira ati ariko ufite ubushobozi iki kintu wagikora, ubwo mumufasha mu buryo bw'imyumvire. Yego. iyo nayo ni iyindi kandi byose ni mu mutwe reka none we ntabwo washyira mu bikorwa ikintu ubwonko bwawe butatekereje ngo bubanze bukemere. twaravuze ngo reka dukureho ka kantu umuturage avuga ngo gitifu natanyubakira tuwareti nta kazi ke baramwirukana. noneho ikibazo ugasanga umuturage ikosa arimo arishyira kuri gitifu. ese gitifu azegera aza mu bwiherero bwawe koko umwana wawe narwara indwara ziturutse ku mwanda bitewe nawe ubwawe gitifu niho biteye. aho rero niho hazira urubyiruko rw'abakorerabushake tukajya gufasha ubuyobozi muri mobilisation y'imyumvire y'abaturage. iyo nayo nindi. hanyuma turavuga ati ariko ntabwo bizagarukira aha, reka tujye no mu bukangurambaga busanzwe. ku cyumweru nk'ubu hari ka free day, yego siporo rusange. Celestin sinzakubure nawe tuba turi imbere. urangiye uretse no kuba ndi muri ibi bikorwa korerabushake rero muri ihuriro ry'abanyamakuru bakora ku ndwara zitandura kandi tuba turi hariya. urakoze cyane rwose. aho naho dushinzwe kumobiriza duhereye ku rubyiruko kwitabira iyo siporo rusange. usibye ko buriya tunavuze ni ubuzima. yego. hanyuma muri make urubyiruko rw'abakorerabushake turamanuka ni crime prevention, twarangiza tukajya no kuri social economics. yego aho ngaho. ubwo rero no kuvuga ngo mwe rubyiruko aho muri mukomeze mujye mu ngamba ntimukorere ku jisho nyabuneka bikoreye nkawe ubwawe. ese tubaye dufite igihugu duhora twumva intambara nk'uko twumva iyo hirya iyo wowe wakumva umeze waba utekanye waryama ukizigura koko? ntabwo bishoboka. yego abantu bakomeze baduhe n'ibitekerezo kuri 0788 20 11 79 haba kuri SMS ndetse no kuri WhatsApp tuganire, kandi no kuri telefone mushobora kuduhamagara kuri 0782 33 56 59 no kuri 0737 60 turaza kubitaba mu kanya. Hanyuma rero tuganira n'abari mu murimo ubwo turacyari n'ibijyanye n'imyumvire. ubona urubyiruko koko rushishikarijwe no gushyiramo imbaraga, ubona nyine mu buryo urebesheje ijisho ryawe uyu munsi uko tumaze kugenda urugendo rw'imyaka 30, ubwo ndavuga nka rwiyemezamirimo, turebe kugira ngo twese nko kwisuzuma cyangwa twongeremo n'akabaraga. ubona bihagaze gute? kuko baritabira kujya ku murimo gusa bwa bushake burahari, kuko no gukorera ubushake cyangwa kuba afite muri ubushake azatanga serivisi inoze. nk'urubyiruko rero tugire ba rwiyemezamirimo ejo kuzamuka uko bikwiye bitewe n'uko wabikoze uko bikwiye. ubona mwiye mwisuzumye muhagaze gute nk'urubyiruko ruri muri business cyangwa mu guhanga imirimo? Nekereza ko ikibazo cy'imyumvire cyo birasaba guhozaho. uyu munsi usanga n'abakora bimwe mu bijyanye n'ubukorerabushake batabikora kuko ari ukubikunda, aho kubavuga ngo ngiye kuko nabuze icyo nkora. icya mbere ni ikigomba guhinduka, kumva ko gukora ubukorerabushake atari ukujyaho kuko wabuze icyo ukora, aho ko ari icyo ukora ari ibintu umuntu akora kugira ngo atange umusanzu we mu kubaka igihugu, kandi nawe bigire wenda icyo bimufasha mu kwaguka mu mitekerereze. ikindi nkatwe ba rwiyemezamirimo bato turacyafite ikintu kivuga ngo ese nakora iki ko nta gishoro. igishoro cya mbere ni ukuba ubyumva, kuba ufite ibitekerezo. ese kuri gutaka ko nta mafaranga ufite, ubundi uyu munsi umuntu aguye amafaranga akakubwira ngo hari icyo wakora wakibona. so tugomba kubanza kugira impinduka mu gutekereza ibyo tugomba gukora. ukaba uvuga ngo niba ndi urubyiruko ufite imyaka 20, ufite mu myaka 21 narangije kwiga segonderi, ntabwo nzagenda ngo nicare ngo negereje akazi, ahubwo nimere kuri bike bishoboka, bike bihari. ese koko kugira ngo nzagire icyo nkora nkeneye kubanza kubona ya miliyoni, nkeneye kubanza kubona ya miliyoni 2. ese amahirwe ahari rwa rukwavu ushobora kubona narubyaza inyungu te kugeza ubwo ngize icyo nikorera? nkabanza guhindura mentality ivuga ngo twebwe urubyiruko nta gishoro tubona, tugomba gutegeza igihe tuboneye akazi. ikintu cyo kuvuga ngo negereje akazi, umuntu azama akazi, iyo myumvire nihinduka mwumva ko ngewe ngomba nko gutekereza ese byaca mu zihe nzira ngo ngiye uhanga akazi.
noneho mbe nanagahangira abandi. Ibyo bizatuma hari ibintu umuntu akora akabikora atari uko afite ubushobozi bwagutse, ahubwo kuko hari icyo yenda kugeraho, kugira intego zihamye uvuga ngo njyewe mu myaka 3 niba ndi gukora urugero nkanjye ukora business itagutse, nkavuga ngo mu myaka 3 ndashaka kwivana hanyigeza hanga, bizatuma twaduke nabonye nadusesagura, dukoreshe mu bigambiriye kwagura ya business yanjye. Niba mbasha kubona amafaranga 2,000 n'urugero, kuko ndi kuvuga ngo byibuze mu myaka 2 sinzaba nyicaye shaka akazi, sinzarangiza njya gushaka akazi, bizatuma ndangiza mfite ahantu mitange. Nanjye ubu ngubu nabwo kuba ndi umunyeshuri nkaba naritangiriye ako ka business gatoya, ntabwo nicaye mvuga ngo nindangiza nzagenda njye gushaka akazi. Ntabwo ari ibintu rero byaje ari uko maze kurangiza kaminuza, ni ibintu bigomba kuza mu gihe cyose uri ku ntebe y'ishuri. So ndabaha urugero wenda ushobora no gusanga ari byafasha uburyo nabashije kubona igishoro muri bya 40 bike duhabwa kaka buruse. Ubu nagerageje kubyumva kuko yakumva ko ya buruse kuko yaranazamutse ariko 25 yagiye azamuka yageze ku 40. So ubwo se urumva baduhaga 25 yihorera. Gusa urebye uko byari bimeze ku gihe cyanyu, nekereza ko uyu munsi amafaranga yarafite agaciro. So ndavuga ese ko 40 bidahagije ngo bibashe kufasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Kandi nanone kuba ndi umuntu wo muri kaminuza nkaba nirirwa sabiriza mu rugo nabyo bidasa neza. Yego, nakora iki kugira ngo ejo nejo bundi nzabashe kwitunga ku bwanjye bitabaye imbaraga z'ababyeyi nabo bashaje badafite aho bakura. So nahisemo rero gutangiza icyo nakita aka association ko kwizigamira kugira ngo mbone intangiriro. Fata abantu of course ni babandi tuhurira hamwe, ari nabyo babandi baba youth volunteers nabo bashobora guheraho kavuga niba bajyana bakajya volunteeringa bakajya gutanga imbaraga, nabo bashobora kubihuza bakavuga noneho ntabwo tubikora gusa mu gutanga umusada ku gihugu, reka tunabikore mu buryo bwo kwihuza, kuko tuba twaramenyanye, abantu bagenda bamenyana barushaho kwizerana. Natwe niba turi hamwe turi mu ishuri twiga ibintu bimwe, hari uburyo tuba twizeranamo, tukavuga ngo reka tubihuze, twadufaranga ducya tubonye tudufashe wa muntu ufite igitekerezo yenda gukora agende agikore, then twadufaranga nakuraho ya nyungu nyeya y'amafaranga ngera yagarure. Nanjye nangona kugishoro n'abantu baba volunteering baba volunteer nuko bashobora kubikora, kuko bakorana buri munsi, barahorana, babaramaze kugira kwizerana hagati yabo. Wa muntu ubona 500 bakafite ahantu bahuriza twadufaranga ducya babasha kuba nubwo ba volunteering ariko hari n'utundi tuntu babona ya mafaranga, wa muntu ufite igitekerezo akaba yaheraho akagira ikintu akora, then akagarura ya mafaranga n'undi akayakoresha kugeza igihe umuntu wese abonye ahanakura cya gishoro tuvuga. Cyane ko na leta yaduhaye amahirwe menshi. Wowe ugifungura inyakiramajwi yawe, reka twubwire ko iyi ari 105 n'igice kimwe ni Radio Imanzi. Ngira ngo twumvira kuri TuneIn, MyTuner, radio.net, aho hose twitwa Radio Imanzi. Ugaho no kuvuga ngo ni ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se social media. Hanyuma kuri X twitwa Radio Imanzi, Instagram ni Radio Imanzi, YouTube ni Radio Imanzi, Facebook twitwa Radio Imanzi 105 n'igice kimwe FM. Aho ngaho uratwumva neza. Hanyuma Eric, mu byo wavuze wakunze kuvuga ko harimo n'imbogamizi cyane mu rubyiruko. None mugenzi wacu azigarutseho. Yego. Hanyuma izo mbogamizi nkawe none uri n'umuyobozi. Nzego zibanze igitifu nyine. Yego, nawe gitifu barishingwa ngerero iyo muteguye nk'igikorwa cy'umuganda wenda n'igihugu cyose muri rusange tujya tugira uwo munsi, mu bigenza mute ko akenshi urubyiruko zijya saha babiryamiye nibyo bigenda ngo nibyo koko izi mbogamizi ko urubyiruko tutitabira n'ibikorwa byubaka igihugu, ibikorwa rusange habaye nk'umugoroba w'umuryango, urengera ngo urubyiruko bari bake cyane. Nose no kubera mubegeze ubihangana gute nabyo muhangana gute nabyo imbogamizi. Organije umuganda ntibaje, uw'igihugu ntibaje, umugoroba w'umuryango ntibaje icyo gihe, kandi urubyiruko ni narwo rwinshi, muhangana nabyo gute?
icya mbere guhangana nabyo rero ni impamvu hagiyeho urubyiruko rw'abakorerabushake kugira ngo rwigishe. Icyo ni kimwe. Turiho kugira ngo twigishe bagenzi bacu. Nubwo mvuze ngo harimo imbogamizi, ariko byibura niyo ubonye 10, turabona twebwe niba bari 10 bahabonetse, bashobora kuba nka za ntumwa 12 tukaguka. Amahirwe dufite uyu munsi nuko igihugu cyemeye ko urubyiruko rw'abakorerabushake rubaho, tukabaho. Ni igikoresho kihari kugira ngo cyere ku rundi rubyiruko yuko gukorera ubushake, kwitanga bishoboka. Indi mbogamizi ubona, nubwo igisubizo gihari, ariko hari imbogamizi tugifite mu miryango. Ababyeyi dufite ikibazo mu miryango, nta torero rihari. Ubwo nimvuga itorero hari ntumve ntago ari urukerereza, ntago ari nayoberana si nganzo ngari. Ni itorero ryakabaye riri mu muryango iwawe, ryigisha abagukomotseho umuco w'ubwitange no gukunda igihugu. Aho rero byibereye mu bakuru, ariko mu muryango hariya. Yes, ni byiza kwigisha abana, tukabajyana Green Hills hose ahantu hatandukanye. Ariko wabonye ahantu umwana ataha ugasanga mu rugo ntazi Ikinyarwanda, byandi twaganiragaho mbere, ntazi kuvuga mwaramutse, ntazi abashyitsi baza bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, umwana ntababyumva, akamera nk'umunyamahanga mu gihugu cye. Bashaka kuvuga ko ababyeyi hari ukuntu badohotse batakibonera umwanya wo gukora iryo torero. Baradohotse, nta torero bafite. Nta torero, ahubwo umwana yavuga urwo rurimi gusa, wajya kuganira n'abandi ahantu bakora Ikinyarwanda ukumva ngo ni abaturage. Kuvuga ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda mu bandi ngo ni ubuturage, koko ni umuturage. Aho rero burya umuntu kuvanyeho ururimi aba agiye kukwambura igihugu. Rero dufite imbogamizi. Ururimi rwacu ruraduhuza. Ubu dufite ikibazo cyo mu muryango, nta torero rihari, nta babyeyi dufite uyu munsi bigisha umuco wo gukunda igihugu, ngo babigire umuco mu rugo, nyine biba umuco. Noneho umusaza najya mu muganda birakomeye. Nge ndi umuyobozi w'akagari. Mu muganda hahora hizengurukaho abantu bamwe mu muganda bakuze, ariko yasize umwana mu rugo. Akabaza giti, ariko rwa rubyiruko rubaheye, kandi aramusize mu rugo. Amusize yibereye mu kwirebera televiziyo, arimo arakina PlayStation. Yibereye aho, nta namukuye ngo amuzane, suko ngo anamubwira ati umwana wanjye, akamugutumaho kandi yamusizeyo. Ibaze gutuma gitifu cyangwa gatuma ngo uhagarare urubyiruko hano mu kagari, ntacyo akora, ntakatuzanira, kandi wowe uramwisigiye wowe ubwawe. Aho iyo ni challenge. Ako kantu kajya kagaruka ngo ubibaze rego ntago twegera ngo butubwire, ngo urumva ngo batwigishe cyane, uko twakwirinda wenda ingeso mbi kandi anazizi. Uyu munsi rero niyo mpamvu ndi hano, niyo mpamvu ejo hazaza urundi rubyiruko rw'abakorerabushake cyangwa umuntu wumva ubukorerabushake, ni ukubwigisha bukagera no ku babyeyi. Niyo mpamvu ndavuze ngo ntabwo bisaba imyaka, ahubwo bisaba ubushake bwo kumva ko kuko hari icyo uri gukorera. Uri mu gihugu ntabwo gikodesha, ni icyawe. Ntabwo uzarindira ngo gitifu w'akagari cyangwa w'umurenge cyangwa abandi deya cyangwa meya ngo niwe uzavuga ku gihugu ngo ashishikarize rwa rubyiruko wasize mu rugo. Wowe ko dusiganira igihugu kandi tutagikodesha, naho rero ni izo mbogamizi zirahari, tugomba kukibungabunga. Ariko ni byiza ko uyu munsi twishimira ko urubyiruko rw'abakorerabushake ruhari, bake bahari bashobora kwigisha, mukaduha n'umwanya nk'uyu tukabivugaho, tugakeburana. Ariko uyu munsi turahari kugira ngo noneho iyo challenge cyangwa se iyo mbogamizi ihari, byibura ngiye mbona n'uno mwanya na mugenzi wanjye mu mishishe harabari bari kuri flash n'ahandi, naho tugiye mu muganda cyangwa se duhuriye ahantu hari benshi, tugiye tuvuga umuco wo gukorerabushake, tuwushishikariza abandi. Bihere mu muryango, bihere. Celestin ni umukorerabushake, ariko nawe turakubwiza. Yego. Cyangwa se usanzwe uri nawe. Oyi ni inkuru nziza bemera barabatiza. Nibyo, uyu we numvise arimo neza mw'indani. No muri kaminuza tugiye dufitemo ba coordinators bashinzwe uwo muco wo gukorerabushake. Reka mbabwire, tugize umuco w'ubwitange n'ubukorerabushake, yaba umusaza, yaba umwana muto, yaba igihugu n'uwayobora yakumva amerewe neza. Ntabwo yakumva afite imbogamizi. Aho ukorera muri business nk'uko abivuze, aha kuri radio uri
hahandi ugenda utwaye taxi ufite igare ufite moto ugira gute ufite umuco w'ubukorerabushake n'ubwitange. Erego umuco ni ukubona ikibi ntukemere ko kibaho, ntuwemere ikibi ukakigaragaza ntushyigikire, ukakigaragaza ukavanamo abo bantu tukabashishikariza gukunda igihugu. Aho ngaho igihugu cyabaho nka Singapore. Urabona Singapore kuriya kugira ngo gitere imbere nuko abene gihugu baravuze ati twebwe igihugu ni icyacu ntago tugisiganya ntawe tugikodesha, ni uruhare rwacu. Hano yigeze kuvuga aravuga ngo umukorerabushake ntabwo ari umushomeri. Umukorerabushake ntabwo ari umushomeri, oya, ahubwo njye ndi mu kazi nshobora gutanga amafaranga make, nkavuga ni nk'uko ujya gutura mu rusengero, avuga ngo hari umukecuru tugiye kubakira, ya budget yari kumujyaho ya leta ijye gufasha ikindi ku mafaranga winjije, nubwo wavanaho 1,000 na mugenzi wa 1,000 gutyo tugaterateranya tukagura amabati 5 tukamwubakira tukamuremera tutarindire ngo ariko ubuyobozi leta izabikore. Leta nindeze, leta nitwebwe. Yes, mwebwe rero mu cyumva radio yacu turimo turaganira ku nsanganyamatsiko igira iti uruhare ubukorerabushake mu rubyiruko no kwihangira imirimo. Muraduha ibitekerezo, ese mwebwe mubyumva gute nkawe nk'urubyiruko nko kuwa gatandatu w'umuganda ugasanga uraryamye mu by'ukuri urisinziriye uriyoroshe, papa wawe cyangwa mama wawe bigiriye mu muganda urasigaye uryamye, ibi bintu ni ubupfura? Duhamagare kuri 0783365659 no kuri 07373696. Mwebwe rero mukoresha WhatsApp cyangwa SMS isanzwe muratwandikira kuri 0782201179. uyu w'inkakuzi rero ni message kuri WhatsApp ati nitwa Niyigaba ndi Gicumbi, nanjye sinjya imbizi n'urubyiruko cyane cyane bari mu kigero cy'imyaka 25, akenshi baba bari no muri kaminuza, usanga batitabira n'igikorwa n'iki na kimwe cyo gukunda igihugu. Urumva ko arabagaye ubutumwa bwa WhatsApp turavuga tunagureba, ariko ndwaje no kuri SMS. Undi nawe we yabaye we yavuze yakomeje no kuri za ngamba hari ngira ngo leta yafashe zo kugabanya amasaha y'utubari. Ati imbere yuko ati muramutereza radimanzi turabashimira, ati youth volunteers dukunda no kubabona hirya no hino, ati imbere bataragabanya amasaha y'utubari mu mujyi, ati mu mujyi wasangaga ngo nk'umusaha ngo umunsi w'umuganda ngo urubyiruko ruryamye ngo rwaraye mu kinya, nukabivuze. Urumva rero bo bakoreshaga za mbaraga zabo. Ati rero ni nabyiza barakoze no kugabanya ari amasaha, ati ngiye mura byaratanze umusaruro. Urumva ahuje n'undi cyemezo leta yafashe, ariko anagihuza n'ubundi byakorohereza n'urubyiruko mu kwirinda kujya kure habi. Undi nawe ati muramutse neza radimanzi, ati ndashimira uwo rwemezamirimo, ati rwose ngo hari benshi bumva ko iyo bari ku ishuri bazabona akazi kajyanye n'ibyo bize gusa, bityo akaba ategeza akabanza akiga, kandi igihe yiga aba arimo akoresha imbaraga z'ababyeyi gusa, ngo rimwe na rimwe banamubonera ubushobozi bigoranye. Ngo ni ukuri rwose ngo akomeze ajye imbere, ngo ni n'igitekerezo cyiza, ngo n'abandi bigana bamwigireho. Murakoze, nitwa Eric Ndirurindo. Mbako gushimira. Yarakoze cyane. Kuko burya ni benshi wa mugani n'amafaranga uvuga ashobora kuba yanitwa make bitewe n'icyo umuntu yakoresha yandi ya Bruce, hari yabona akayakoresha n'ibindi bikorwa bitanabyara inyungu, kandi akaba wowe ushobora kuyakoresha akaza yunganira n'ubundi ryaterambere rya business yawe. Ibyo rwose WhatsApp ni yakira ubundi. Uyu ngo ndi umugabo afite izina rigoyemo Mitabashira, ariko mana yanjye nkagenda bangaharire Mitabashira ndi Gahogo, ashobora hano ni Muhanga. Ati ngewe ntago nanone numva kimwe n'ababyeyi basiga abana babo ku muganda bo bakajyayo, ubundi karibo abo basore cyangwa abo basore karibo bafite imbaraga zo guterura igiti mu gihe bagiye kubaka ikiraro kibahuza n'akandi kagari kucyamusiga. Ariko ubundi bamugaruga uruhare rw'umubyeyi ntiruba rwagaragaye. Nicyo navuze ngo abatangiye guhikira inshingano kuri gitifu
kandi se wa mugani gitifu ni nka rya rondo batubwira ngo irondo ry'umugari hari ngo nishyura amafaranga yanjye ngo none ukavuga se wa mugari azabura umuntu kuri buri rugo. nuko utumva ikirondo rivuze. Irondo ni itsinda ritoya rizenguruka umudugudu rikawuzenguruka ririndira ngo ryumve ko hari umuntu utabaza kugira ngo rize gutabara. Ntabwo ari umurinzi wa buri rugo, ahubwo ni itsinda rito ryifashishwa mu gutabara umuntu ugiweho n'ibyago. nicyo bivuze. Ese giti burya hari abo njya mbona wenda ni kera bitaranoga aho wasangaga abanyerondo hari urugo bakunda kujya kuraraho bagafungiraho ntibazenguruke. Yari imikorere mibi, bakavuga ngo turajya kwa sere niho turi ngaho. Yabaga ari biro nyine bategera ubutaka nyine. Yari imikorere mibi, yari imikorere mibi guhagarara ku rugo rumwe. Iyo ni corruption. Ninye ko bivuga se kandi buriya urugero rw'abakorerabushake turwanya n'icyo kintu cya corruption. Hanyuma biriya bintu biremeweyo kuvuga ngo nkanjye ninjye bari bapanze kurara irondo uyu munsi ariko nkareba undi muntu nkamubwira ati insimburamubyizi iremewe. Biriya biremewe mu mujyi wa Kigali ubu uyu munsi no mu cyaro naho aho bitangiye gutera imbere. Ubu uyu munsi uwagufata akavuga turarira ijoro kandi uri buzinduke ujya mu kazi biragoye. Niyo mpamvu hajyaho insimburamubyizi, hakaba abantu runaka bashobora kujya muri wa mwanya wacu. Umutekano ni uwacu. Nabonye ko byanagejwe n'abantu bose, nanjye nk'abamama ajya ni Kayonza. Hari ikindi ngira ngo nanone nivugirere ubu turimo kuvuga ibyacu. Yego, ariko n'ubutumwa turacyana bufite. N'ubutumwa burahari. Reka noneho ugasanga uru rubyiruko kodesha hano inzu, noneho baje kwaka amafaranga y'umutekano. Uranini umutekano se uhari. Bishingwa ahubwo birajyana urubyiruko. Nakubwiye ngo uyu munsi dufite ikibazo gikomeye. Urubyiruko ntabwo ari bose, tutaza kubyita ko ari bose, si bose bambe, ariko usanga umubare hafi munini. Urumva ko igihugu uyu munsi kirimo ni paradizo, ibintu byose biri sawa, ntabwo bigeze babona impinduka. Tumaze imyaka 30 tutabona amabariyeri ari muri karitsiye ngo umuntu abyuke mu gitondo ashyiraho bariyeri. Tumaze imyaka 30 nta plaque ya perefegitura runaka ihari. Iz'igikongoro izijya he. Tumaze imyaka 30 mu ndangamuntu nta bwoko burimo. Cyakora iki kintu baragishima abaturage cyane. Tumaze imyaka 30 aho umuturage avugana direct byihuse n'umuyobozi w'igihugu. Yego akamutelefona akamwitaba bakaganira. Cyo ni ikintu gikomeye cyane. Tumaze imyaka 30 ubona umusirikari ukamubona ntiwirukanke, ahubwo akaza kugufasha kubaka, kubakira, akaza no kukuvura amaso. Ibyo mwayibonye hehe? Rero urubyiruko uyu munsi rutuvukaho rurabona ibyo byiza, ntabwo bizi byabaye mbere. Abatse mu kinyejana cye. Ariyo mpamvu dusaba uruhare rw'ababyeyi n'abaribonye rya joro. Yego, bagomba kwigishiriza mu muryango. Umwana akavuka azi ko kera hariho gutya, binagize gutya tugasinzira byakongera. Ntitumere nk'aho turangaye. Nubwo wenda tuba tumuryame musinze rwose, u Rwanda rarinzwe, ariko natwe turinde hariya turi. Hari inzi mbibi, ariko twe turimo imbere. Natwe kandi tugomba kuba kurinda wa mutekano wacu imbere. Natwe ntitubi ikibazo. Hari ikintu ushaka kuza kugusaba no mu kanya tuba turimo kugana nko ku musozo. Hari ukuntu ngiye nkunda kukitsaho sere, ugasanga umuntu n'urubyiruko wenda yavutse ku babyeyi baseze bakoze wenda ibyaha hano birimo n'icya jenoside yakorewe abatutsi, ari imahanga. Umwana umukomotseho nawe ari iyo ngiyo nyine yijanditse muri ya mitwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu. Noneho ugasanga umwana nk'uwo yavutse ntarakandagira mu Rwanda n'umunsi n'uyu n'umwe, ariko wakwipostinga uri hariya kuri convention bitewe n'ibirori birimo bihabera, atereka iyi nzu mu Rwanda nayo hari ni photoshop. Nibyo mubabwira icyo abantu nk'abo. Ikintu cyanakomeye wenda cyanakomeye kuko no minsi tunagana ku cyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside, banatubwiye ko ni ubwiganze bw'imibare buri hejuru ugereranyije na mu rubyiruko hagati y'imyaka 31 na 40. Bavuze ko biri hejuru kuko urumva ibiri gukomeza rwose nibyo birahura. Ese uzi ukuntu bimeze? Niho nakubwiye abo ngabo bateguye jenoside bakanayishyira no mu bikorwa. Baracyamenya kwigisha kwishyiga ya ngengabitekerezo kwishyiga, ariko twebwe ntabwo turamenya kwigisha ibyiza iwacu kwishyiga. Nicyo kibazo. Kandi twe urubyiruko ni twebwe
yes ni ukuvuga ngo uyu munsi umuntu arabona kuri social media agasikororinga umuntu yashyizeho uburozi avuga ngo iyi ni photoshop conversion cyangwa stade cyangwa iki ukihitira ahubwo ukajya kureba umuntu wibyinira gutya akajya kureba uzunguza ibibuga. ni byiza murebe ariko noneho unavuga atari ku musanzu wanjye nuwuhe nk'urubyiruko rw'abakora internet uguze niyo kureba ibyo bintu uyu munsi internet ni igihugu ni amahoro kuba nyifite nagenda neza abandi bari kuri 2G point something twe turi kuri 4G wowe noneho ntugire umusanzu utanga sankotanyisha zaraguhaye kugira ngo ibyo byose bikugereho. ese ubwo urasigasira ibyo zagezeho soko aho buri wese urubyiruko ashyiraho question mark avuga ati uruhare rwanjye nk'urubyiruko uyu munsi mu myaka 30 iri imbere 50 iri imbere nzaba mfite iki nashyize ku gihugu kugira ngo maintaining cyangwa mane wa mwimbere y'inkotanyi zakizeho tafari ryanjye ryo kubaka igihugu ni irihe. Rega dufite ikibazo urubyiruko dufite ikibazo cy'uko turi mu gihugu wagira ngo ejo mu gitondo nziruka nakivuyemo ni nko kuba mu nzu cyangwa ukodesha ndakurahiye iyo uvuyeho irangi ntabwo warishyira biragoye uzindura uhamagara bose ngiye gusiga kano karangi ubwo nzayakatamo ese ubwo twe turakata nde mu gihugu koko none se ninde usiganyira kukirinda kari icyawe urubyiruko ni twebwe tugomba uyu munsi izi nkotanyi barakuze afande abajenerali mwabonye bari muri retirement barakuze baratubyaye baratureze ni ba anko ni bande uyu munsi bafite agahinda gakomeye bafite igihunga gikomeye singiye kubitinya kubivuga nibyo niba babona urubyiruko uyu munsi rwijana mu nzoga ukarara mu nkera uri urubyiruko ejo ntabwo uzamera nk'uyu ngo ujye gukora akazi kandi yavuze ngo boulangerie na patisserie nibyo wabikora hirya ibisasu bivuga ahubwo nta nubwo noneho hari n'ibisasu by'ibiyoga wanyoye hangover uri mu kinya wabasha gutanga uwo musanzu ntabwo bishoboka inzoga ntabwo ari inzoga si wane minisitiri yatubwiye rwose yego turagenda tugana ku musozo tugana ku musozo nibyo reka rwiyemezamirimo nawe nyine agira ikindi ashyireho itafari rye kuko rwose uri ijisho ry'urubyiruko muri kino kiganiro noneho rwavanyemo ku mufuka rugakora kubera kandi ibyiza bihari rwubakiyeho kubaka n'igihugu mw'ubwo buryo ubutumwa natanga dusoza nuko twebwe urubyiruko nk'imbaraga zubaka dukoresha amahirwe igihugu cyaduhaye urukorero cyaduhaye uruvugiro kandi kiduha n'imbaraga uyu munsi ibyo mugenzi wanjye yavugaga ibyo wakora byose ntacyo wageraho hatari umutekano urahari icyo batubuza ni ukunywa amasaha 24 ariko ntabwo batubuza gukora amasaha 24 reka tunywe resi umuntu winjiyemo twumve niba icyo yongera tumugende Manzalo mwaramutse neza namwe kuri iyo nsanganyamatsiko rero muri musoza yego mbere twamushina n'uvugira Kamonyi witwa Argentine iri ku Kamonyi nibanze ku rubyiruko rwa Kamonyi wenda inama nabagira cyane cyane kwitabira gahunda za leta niba bahamagaje inama urubyiruko rukayitabira yego bitabira umuganda inama iyo ariyo yose ibikorwa bya leta mbese muri rusange ubundi ibikorwa bya leta nibyo bizadufasha kumenya iterambere ryacu aho rihagaze uko igihugu gihagaze mbese ibintu nk'ibyo ngibyo naho kumbi nibaduhamagara rero hakigendera ababyeyi ugasanga twebwe turasigaye ntabwo tuzabasha kumenya aho ibintu bigeze kandi ikindi kintu badufasha ni ugutangira amakuru ku gihe kuko hari ibintu birimo bibaho abantu badaceceka ukabyumva ubahohoteye mugenzi wawe ukabiceceka rero ibyo bintu ntabwo ari byiza bibaye byiza twakwiga gutangira amakuru ku gihe mwakoze cyane nawe urimo urumva abo nabo ku Kamonyi si ku Kamonyi gusa ni mu gihugu hose muri rusange mwe rubyiruko mureke kujya
ku munsi wa gatandatu w'umuganda abantu bakunze kuvuga ngo ubwo turi ku wa gatanu reka twinywere mpaka tugitore kuryama saa 10 ibyo kugira ngo azabone uko aruhuka umunsi w'umuganda ni wo kuruhuka yarakigana ku musozo ariko hagati hari n'umuntu ugushimira ati muramutse neza nitwa Isa kuko abasaza turashimira ubu rwiyemezamirimo kuko ngo akenshi biragoye kubona umunyeshuri yiga akaba yifatanya akabifatanya no kwihangira umurimo ati murakoze cyane Manzalo abasaza ubwo ni Muhanga yego uramahoro amahoro ndashima Imana witwa nde rero igitekerezo cyawe ujya ku ijambo Mr. Park w'u Rwanda yego Mr. Park igitekerezo cyanjye ndavuga ku muganda ukuntu twakawukoze nk'urubyiruko hari abantu barenze 10 turi kumwe ubu turi kubatega amatwi twariho tuvuga ati ahubwo iyaba leta yajyaga igira yari ikuyeho aba ari abantu bakuru hakajyayo urubyiruko mu buyobozi ni ukujya gukora umuganda mu kujya gukora umuganda noneho ubwo babasaza b'abakecuru bakaza kudusanga muri cya gihe cy'inama icyo kintu ngo bagitangaje ko buri muntu wese wavuye muri ya myaka y'urubyiruko ko atemerewe gukora umuganda ari uw'urubyiruko gusa ibyo ngo nibyo cyatuma ngo rwa rubyiruko ruboneka bamwe baravuga ngo turagenda ngo tugarurayo n'abasaza ubwo guhurirayo n'abasaza nibyo bita ibintu bitari ubusirimu igihe niyo kutubwira harya ngo uri kumwe n'undi rubyiruko yego ngo bagashaka yuko duhe n'undi muntu nawe tuvugane muri kumwe yego Kalisa urimo urumva urubyiruko nabo bicaye ahantu bari mu kazi barisuzuma yego agiye kureba Kalisa ariko urumva icyo avuze nacyo nicyo ugasanga ngo kujya guhura n'abari abasaza se ariko muyo uzi ko uyu muntu usanzwe witabira umuganda yasibye uzi ko ubimenya ndabimenya maze no mu rusengero cyangwa itorero baravuga ati hari umuntu uzi gukoma amashyi rwose agakoma amashyi cyane uriyagera ku musaraba ariko iyo ni imyumvire mibi imyumvire tutashima ngo ngo reka da ngo ntago najya gufatanya n'abasaza ahubwo gufatanya n'inararibonye wenda kibaje cyaba ari ikibazo ariko wenda ngira ngo iyo yabonye hari abasaza ahubwo bimva ko aribo bagomba kujyaho hari umuntu wamuhagarariye papa yagiye ubwo muryango wacu ahubwo wowe musore jyayo muze muhagarariye igitekerezo dushingiye ku cyo muvandimwe waduhaye wenda niba hajya hategurwa umuganda wihariye w'urubyiruko urahari ariko se uritabirwa se hashwi ni ukuvuga ngo nyuma yo kubuteguwe ntuwitabirwe hakurikiraho iki ubu uyu munsi erega nanone ntabwo uzafunga umuntu ngo atakoze umuganda ntako bibaye bigize icyaha buriya bashyizemo gukemura ibibazo ubundi mu muganda ho umuganda utari uwihariye umuganda ufite amategeko iyo wawusibye ubundi ucibwa amande $5,000 mu rubyiruko mujye mugerayo mu rubyiruko bagejeje imyaka y'ubukure ubundi umuganda uko itegeko rivuga umuntu ufite imyaka 18 agomba kuwujyamo nta nubwo mu rugo agomba kungura agiye kumpagararira umuntu arihagarara mu muganda niyo muri mu rugo muri batanu mwese murajya mu muganda hanyuma ubwo mushyizeho ayo mande y'ibyo $5,000 muri ba bantu bafite imyaka 18 hari igihe ntayafite icyo gihe biragenda bite iyo ntayafite umubyeyi we arayatanga cyangwa umuriro ubwo se ubundi ibyo byirinzwe niyo mpamvu uyu munsi tugomba gushaka umuti ukarishye abahungu bajye mu muganda rwose ariko ubundi hano ubwo turindire iyo mande izane ibwirize ese hande tugiye gukora rigori soko wa muhanda tugiye gukora cyangwa gutunganya cya gihuru cyari kiri guteza umutekano muke cyangwa cya kiraro kiduhuza n'ahandi kugira ngo duhahirane wowe uzahakenera ahubwo azaza yasumwe nawe gacupa gwemo cyangwa buri ko yambaye uretse ko wenda icyo igisubizo kirimo byo yaraduhaye nk'inyunganizi wera no kwakongerwamo cyangwa hakarega uburyo bunoze kugira ngo inati zirimo bongere bagiremo akantu icyo yaravuze cy'umuganda wihariye w'urubyiruko rasanzwe urubyiruko rw'abakorerabushake duhora mu muganda ego rwo bakorerabushake ariko urubyiruko muri rusange urubyiruko rusanzwe NYC inama y'igihugu y'urubyiruko buri gihembwe haba umuganda wihariye urubyiruko cyamabona n'abantu bari muri aho ngaho ahubwo icyambere ni amakuru ubwo ngire ngo arayamenye yego ariko abandi birazwi ko
mu gihembwe habamo umuganda wihariye w'inama y'igihugu y'iki y'urubyiruko kubona umuntu w'umugabo rwose araryamye ariziguye ku wa gatandatu abandi barimo bumva barimo umuganda bagiye no mu nama kuko iyo umuganda ushoje habaho n'inama usanga umuntu ariryamiye kuri interineti arimo kumva kwangwa runama nagari rega ziko Celestin ari wikorere yego Karame ntabwo azajya mu ijoro nakomeza kwigira ryo turakumva umuntu utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze reka dukorane umuganda n'abasaza n'abakecuru nibyo icyo rwose kirakwiye naho ubundi kuvuga ngo urasanga ari umusaza se tutabasanze ngo baduhe urugero rwiza twabyifatamo gutyo kubasanga mu rugo se kuri bazabasanga no mu rugo n'ahandi hantu ku cyo wamugani ku muganda mutahahurira oya ku muganda ahubwo nabyo bikwiriye kuko iyo ugezeyo bagatanga igitekerezo ukigenderaho kumva nyine ni byiza naho kuvuga ngo ntabwo wajya mu muganda usangayo abasaza ahubwo birakwiye tujye tugenda tubasangayo kugira ngo banatugire inama ko mu minsi iri imbere nitwebwe tuzaba twifite u Rwanda niyo mpamvu rero tugomba kubagenderaho tugakora ibyo nabo bakoze ubwo butumwa bwose ujye unabubwira abo mwegeranye hafi aho ngaho yewe umuntu aragerageza kubibabwira nuko umuntu abona batabyumva ariko buriya wenda nanjye hari ikintu nabivugaho narenze ngira imyaka 24 ntarajya muri gahunda za leta ariko aho nazigiriyemo nabonye nari narahombye kuko ntabwo umenya aho igihugu kigeze ntabwo umenya amakuru arebana n'urubyiruko kandi hari ibintu rwose ubona ari byiza kuko iyo ugiyeyo ukumva amakuru bari gutanga biragufasha nawe ukageraho ukabona ntacyo bigutwaye pe waba ufite ikibazo ukagitanga kigakemurwa cyangwa bakagiha n'umurongo bakakwereka inzira uzanyuramo ariko kugira ngo umuntu azakubaze umuyobozi wawe w'umudugudu umuyoberwa kandi uwubamo ari ikibazo cyangwa tubakubaze ngo cyangwa utuye muri hesibo shwi isibo ni ntoya namenye n'umuntu ibyo wakabaye kuba warabigenzuye kare hakiri kare turagushimiye reka tugane ku musozi murakoze cyane mbere ko ibitekerezo nka bibiri biri hano atari ko buriya leta izarebe uko yashyiraho umuganda w'urubyiruko kuko ngo nibwo urubyiruko rwakwitabira urugero hano kuko abasaza biragoye kubona umwana uri munsi y'imyaka 20 yitabiriye umuganda ariko rero ugasanga mu tubari ariho biganje ariko rero mu gihe muri gahunda za leta ntibazitabire biraho nibyo twavugaga tumushimire cyane ati ariko uwo muganda w'urubyiruko uba mu mijyi gusa no mu byaro babishyiremo imbaraga murakoze ngira ngo yenda twanagera ku muganda kuko nabyo biri mu byubaka igihugu kandi nabyo buri gukora ubushake nibyo n'ubushake hanyuma serere kadusoze hagati aho ngaho uyu yitwa Olivier Munyemana ngira ngo wowe muraziranye ratubwiye ati rero ati nanjye hano ndabakurikiye ati ndashimira uwo muvandimwe ati umukoze cyane ndamuzi ngo arakuzi rwose ngo urakora wivuye inyuma ngo nturere amaboko korera amaboko birakatsindwa n'uwiteka ni Olivier Munyemana arakoze cyane hanyuma rero reka dusoze ni radimanzi twari turimo tuganira ku Eric nawe adushyireho akandi kantu agakeregeshwa ducumbikira murakoze agakeregeshwa se ko karega bura wowe uri mu nzego bwite za leta ukaba no mu rubyiruko rw'abakora bushake cyane hose urumva rero ahantu hombi izo mpembe zose urazihuza izo mpembe zose ndazihuza reka mureke yaba umuto yaba umukuru yaba umudamu yaba umukobwa dushyire umutima twegereze umutima igihugu cyacu gukunda igihugu aho ngaho n'ubyegereza umutima ntabwo uzabona ikigarasha cyandika ibintu bidahuye ngo ukireke ntabwo uzabona yandike 1 2 3 ntabwo uzabona amazi apfumutse ahantu ari kumeneka iyo ni fagitire igenda kandi nta kibyaje umusaruro ubireke utambuke ntabwo uzabona abana b'inzereze mu muhanda baraye muri rigori ngo ucece numucaho ugaceceka ntabwo uzaba wubatse igihugu mureke urubyiruko cyane cyane twebwe tubari twe abatoya twebwe tubaho ubwo tugira imbaraga kuruta abasaza bafite ibyo bagezeho natwe tugira ibyacu twubaka twagezeho icyanyuma ibyo mu mutwe wacu nidushyiramo yuko igihugu ari icyanjye ntagikodesha ari inzu yanjye nubaka buri munsi nkora
maintenance cyangwa se nyikora neza bizamfasha, bizanagufasha nawe nanjye n'undi, kuko aho uzaca hariho hose, yaba ari mu kazi ukora, yaba ari muri business nk'uyu, uzumva kuri ibyo uri gukora urikorera kandi urakora n'igihugu cyawe ntawe usiganya. turamushimiye cyane. twaganiraga ku korerabushake mu rubyiruko no kwihangira imirimo. Twari turi kumwe na Eric Uwizeyimana, ni youth volunteer, ariko akaba nyine akuriye n'umuhuzabikorwa w'urubyiruko rw'abakorerabushake mu karere ka Kicukiro. Turi kumwe kandi na Anastase Muhirwa, uwo ni young entrepreneur in cottage industry. Mwakoze cyane. Murakoze cyane. Dushimire kandi umuryango w'Isi Rwanda ndetse na Never Again Rwanda ku bufatanye rwose bwabo natwe. Abatubaye hafi kandi namwe mukomeze kugira imirimo myiza. Turagaruka mu kanya.